So guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudohema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi nanone akaba ari umwami w'umwana official nk'ibisanzwe, nje nk'abandi umwami moto. So guys, ntago turamenye impamvu n'ibyabaye ku ndirimbo ni Forever ya Jebeni. So irandirimbo yagiye hanze mbere y'umunsi kugira ngo ubukwe bwa Jebeni bube. Ni bumwe mu bukorero bwabaye bwiza cyane. So no kuvuga ngo rero Jebeni ari mu bantu bagize ubukwe uyu mwaka. Uru Rwanda rwagize umuntu wakoze ubukwe bwiza cyane. Ni ubukwe bwaje kwitabirwa n'abantu bakomeye b'ingeri zose, harimo abajejeta amafaranga yabo, harimo abakomeye cyane aho twakita nka Lieutenant General Kabarebe. Ubwo bukwe yari burimo uwo twakita Omidipose from Tanzania, nawe yari ahari. Uwo ngo wanahaye ikibanza Jebeni ndetse na Pamela aho twakita Zanzibar. So guys, ni ibintu byaje rero gutungurana uyu munsi. So mu masaha cyane bwo bigaragaye ko indirimbo ya Jebeni itakiri kuri YouTube. So ntago turamenye impamvu, gusa turacyashaka uburyo twamenya aya makuru se kubera iki indirimbo ya Jebeni yaba yakuwe kuri YouTube. Ese byaba byagenze gute? Ntago turamenya impamvu indirimbo ya Jebeni yakuwe kuri YouTube. Uramanuka muri video kuri YouTube ya Jebeni ukazenguruka hose, indirimbo ntaga iriho, nta ndirimbo iriho ya Jebeni. Ni Forever yamaze gukurwa kuri YouTube. Urajya hari video bakakubwira ati this video is unavailable. Nibyo this video is unavailable, sinzi ukuntu bari kukubwira nyine hafi aho ngaho. So no kuvuga ngo rero amakuru turi buze kumenya, turaza kugerageza kuvugisha Beni, nibikunda nibidakunda ubwo nyine nabwo turaza kuza kumenya. So nge nibidakunda ko muvugisha Beni, hari abari buze kuza kumuvugisha, ariko ikingenzi nuko amakuru turi buze kumenya y'impamvu yatumye y'impamvu wenda Beni nuri buze kuvuga impamvu yatumye indirimbo ya ni Forever yaba yakuweho. So guys, nababwiye yuko rero ndibuze kubabwira ku bijyanye na Philipita ndetse n'umuntu bita Double J. So Philipita nubwo Ama-G the Black ubwe yabivuze, ariko Ama-G na Philipita sinzi ibyo nawe bapfa, kuko Ama-G the Black birasa nkaho wagira ngo yashinjaga DJ Philipita yuko wagira ngo kuko biriya bintu yabikoze abishaka. I don't know, ntago nzi neza niba Philipita yabikoze abishaka, gusa man birasebetse kuko so harya twari tugeze yewe sinzi umuntu ajerandogo ya man, ntago twari tugezeho DJ Philipita iki na Double J. Man ndaza kuza gusa inandara byose n'impamvu DJ Philipita yaje kurakara ni ukubera yuko management ya Double J na Kiriku, mundi Kiriku n'umuntu bita Double J bameze nka Meddy na Jebeni mu Rwanda, nabo bameze nk'abavandimwe man, barahura n'abaragena nabo bari kumwe ibintu byose nyine baba. So no kuvuga ngo rero ni impamvu Kiriku byaje kumubabaza. Management y'abari abahungu bari baturutse mu Burundi nyine baramututse bamubwira nabi, ariko ntago byapfuye kwikora to. Ndaje mu kanya mbashyiremo audio ya DJ Philipita uyu munsi. Niba turakanda subscribe nakwinginze kandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh. So mu bintu byagiye bishimisha imbaga y'abantu rero, abantu barenga ibihumbi 10 no kubona umuntu nka Jebeni nawe yaje kwifatanya na Ezire Mbonye muri Beka Arena. Mu bantu rero bari bitabiriye harimo abastar bagiye batandukanye, harimo uwo mu twakita Omidipose nawe ukiri i Kigali, uwo twakita nka Marina Deborah n'abandi tugiye kugenda Beka ba Austin bagiye barimo. Jebeni rero mu bastari nawe yarari mu bastari bitabiriye igitaramo cya Ezire Mbonye. Ezire Mbonye mbibutse ko ahiruka no kuririmba mu bukwe bwa Jebeni bumaze iminsi ingahe yonyine bubaye. Mugisha Benjamin nawe uzwi ku izina rya Jebeni ari mu bihumbi birenga 10 muri Beka Arena, ari kubera igitaramo
cy'icyambo live kiri kubera ku nshuro yacyo ya kabiri nimbonye wari urimo abatamu ni ibintu by'agaciro cyane kubona abasitari nk'angaba ubundi murabizi neza mbonye n'umwe mu bantu bakora ibitaramo papa n'umwe mu bantu bakora ibitaramo bya danje ndibuka neza igitaramo cyambonye cyabaye hapfuyemo n'abantu kabisa mbonye ubundi nagabaho so no kuvuga ngo rero mu byamamare bigiye bitandukanye byaje kwifatanya na SR mbonye mu gitaramo cye cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 25 Ukuboza 2023 muri ibyo byamamare rero harimo nko twakita The Ben umuhanzi umaze iminsi mu nkuru ya nyamukuru y'imyidagaduro ni uri gufata imyanya ya mbere bitewe n'ubukwe bwe na Pamela baherutse gukora ubukwe bwitabiriwe n'abantu batari bakeya ubukwe bwitabiriwe n'abantu bakomeye abastar bagiye batandukanye n'ubukwe mane bra n'ubukwe bwa burimo twakita nka Richard General Kabarebe urumva n'ubukwe harimo abajejeta amafaranga yabo bra n'ubukwe rero mane nubwo bukwe njyango mu Rwanda bwari burinze ubwo bwabereye muri Kigali Convention Center ni ibirori byakeje gukomereza n'ubukwe aho umuhanzi Remana Amakuru yari yabuze indege bikamusaba ko aza gufata indege ahageze asanga ubukwe burangiye ibirori bikomeje muri Kigali Convention n'ubukwe bwari burimo amafaranga menshi ko bamuhaye amafaranga menshi kandi menshi cyane kabisa uyu muhanzi rero kandi aheruka gushyira hanze indirimbo nshya yitwa ni Favor gusa iyo ndirimbo yarayisibwe kuri YouTube ku mpamvu tutaramenya so no kuvuga rero ni indirimbo yifashishijemo umugore wiwe nubwo ku mugoroba rwose wo kuri uyu wa 25 Ukuboza 2023 yavuye kuri chaîne ya YouTube y'uyu muhanzi Jebeni ntago tuzi impamvu yavuye kuri YouTube yiwe iyo mpamvu nituza kuyimenya turaza kuza kuyibabwira so nukuvuga ngo rero yitabiriye igitaramo cy'amateka nyuma yuko SR Mbonye amutunguye akaririmba mu muhango wo gusaba ndetse no guko wabaye ku itariki 25 Ukuboza ku itariki 15 Ukuboza 2023 kuri Jaria Grande yes so SR Mbonye rero kandi ari mu bahanzi bitabiriye ibirori by'ubukwe bwa The Ben na Pamela ku itariki 23 urumva ahantu hose ari ahari Ukuboza 2023 muri Convention Center SR Mbonye kandi ikindi cyo namubwiraho ari mu bahanzi bamaze kwerekana ko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ufite igikundiro kandi so man uri mu bahanzi baje babyerekana haba hirya no hino twavuga ko byibuza nko mu gihugu cya Tanzania ku bantu bakoresha ururimi rw'igiswahili cyane mu bihugu birimo nka Tanzania Kenya mu bandi bintu mu bandi abantu bundi bafite izina rizwi mu myidagaduro bitabiriye iki gitaramo harimo nka Omidipose namubabwiye Uncle Austin Aristide Gahunzayire Marina Miss Cadet Muyoboke Alex ndetse n'abandi bagiye bitabira iki gitaramo ni igitaramo rero cy'amateka yongeye kwiyandika SR Mbonye yataramiye abarenga 10,000 barimo ibyamamare bigiye bitandukanye muri buze kugenda mubona mu mashusho turibuze kugenda mbereka umukundwa Clemence Miss Cadet yaje nawe kwitabira ikiriya gitaramo Marina na Austide n'ubu bari mu bantu bayitabiriye ikiriya gitaramo Omidipose ni igitaramo cyagiye kibera mu dukoryo ndabona arimo bafite amafirimbi so guys rero mukomeze muryoherwe nindi mbabwira ku bijyanye n'indirimbo ni Favor ya The Ben no impamvu ye yuko yasibwe kuri YouTube ndi kubabwira ninza kumenya impamvu iyi ndirimbo yasibwe kuri chaîne ya YouTube ya The Ben ndibuze kuza kuyibabwira so impamvu twayimenye ari nayo mpamvu ngiye kubabwira nonaha so we nibanze kandi subscribe rero mbibutsa nimero ni yayindi ushaka kwamamaza 0785475861 ingo nimero ushaka kwamamaza ni nimero y'akazi
cyangwa se wifuza gufatanya natwe ufite inkuru ushaka kudusangiza, iyo nimero irakunda. Gusa reka twirebere se ni Forever The Ben yahimbiye umugore we kubera iki yasibwe kuri YouTube. Ni indirimbo ni Forever rero ya The Ben yakuwe kuri YouTube itamazeho kabiri, nta minsi yari imazeho. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 25 Ukuboza 2023 indirimbo ni Forever ya The Ben yakuwe ku rubuga rwa YouTube. Ku mugoroba nibwo mbibabwira mbabwira ngo yashinjwaga rero gukoreshwa, yashinjwaga ko yakoreshejwe nyine igihangano cy'abandi atabiherewe uburenganzira. Nicyo kintu YouTube yamureze birangira bayifunze. Nkuko rero urubuga rwa YouTube rwabitangaje, iyi ndimbo yakuweho ku busabe bw'ikigo cyitwa Drone Skyline Limited, ni gishinja uyu muhanzi ikirego kizwi nka copyright, aho umuntu akurega iyo ukoresheje igihangano cye. Okay, copyright line. Oh so no kuvuga ngo rero mani ukuvuga ngo rero ku murongo wa telefone cyangwa se bagerageje guhamagara iki kigo ku murongo wa telefone, ikigo cy'itangazamakuru cyitwa Igihe nicyo cyagerageje kuvugisha bariya bantu, ariko nibyaza kubakundira kuko bahamagaye inshuro zirenga 4 bagira ngo bababaze uko byagenze, birangira hatagize umuntu yitaba. Iyi ndirimbo ya The Ben yahimbiwe umugore we Wikiza Pamela yakuwe kuri YouTube nyuma yuko iciye agahigo ko kuba ari indirimbo ya gatatu mu mateka ya muziki nyarwanda, yarebwe inshuro zirenze miliyoni mu gihe gitoya. Ni Forever rero yaciye agahigo ukurikije indirimbo ubundi Why niyo ya mbere, nayo ni ya The Ben yakoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz, nayo mu masaha agera muri 21 yari maze kurebwa na miliyoni. Akahita akurikiye indirimbo yitwa My Vow Media yahimbiye umugore we Mimi ukomoka muri Ethiopia, nayo muri amasaha 28 yari maze kurebwa na miliyoni. So nukuvuga ngo yari imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni ndetse n'ibihumbi bigera kuri 300 mu minsi 9, igihe ni mu minsi igera ku 9 nyine igihe igiye nyine ahagaragara. Right, ndakeka nuko byaje kugenda ku bantu mwibazaga ngo se kubera iki iyi ndirimbo yakuwe kuri YouTube. Iyo ngiyo niyo mpamvu yatumye indirimbo bayikura kuri YouTube. So iyo bakureze zira boro rero kugira ngo iyo umuntu aje akahita kurega copyright nk'iriya, bisobanuye yuko hari nk'ibintu ba warakoresheje utabiherewe uburenganzira. YouTube nagireba ngo iki kintu cy'umuntu ngo kubera iki ngo so urugero rwiza nshobora gufata nk'indirimbo za The Ben cyangwa se z'undi muntu nkajya nzishyira kuri no YouTube yanjye, asigaye nkazeditinga nkaba nazikoresha nyine kuri channel yanjye. The Ben atandeze nta kibazo, sibyo, kuko wenda hari akandi ka edit nashyizemo kagaragaza yuko harimo akantu kitandukanyirizo. So nukuvuga ngo rero iyo byagenze gutyo The Ben atandeze ibyo ngibyo nabikoresha ko murabizi neza ari nk'abantu bandika ama lyrics ukabona kandi lyrics zikarebwa, biragoye nko kujya kuri channel ya Rihanna ngo upfe kuyibona. Haba ariho amachannel menshi kandi anyuzeho indirimbo za Rihanna kandi zose ziba ziri mu mamiliyoni. Urumva rero ubwo ni nk'umuntu wareze The Ben, nicyo kigo nako nicyo cyamureze cya Drone kimushinja nyine ko yaba yarakoresheje igihangano cyayo atabifitiye uburenganzira. Iyo ngo niyo mpamvu rero nyamukuru yatumye indirimbo ya The Ben. Reka twigarukire muri ino mihanda tunyuza amaso ku mbuga nkoranyambaga tumenye ngo what bese bimeze gute. So nukuvuga ngo umwe mu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'umwe mu bantu bakunzwe, yaba mu bantu twakita barokore n'abantu basanzwe, abapapa basanzwe,
man numwe mu bantu ufite igikundiro, numwe mu bantu bagiye bakora ibitaramo abantu bagapfa, numwe mu bantu ufite igihugu cya Kenya, igihugu cya Tanzania, ururimi rwose rwumva ururimi rw'igiswahili, numwe mu bantu bagifite mu biganza byabo muri music. Uyu nguyu nawe ndi yamwita Eazy Mbonye numwe mu basore bihagazeho cyane, kuko numwe mu bantu bameze fresh cyane mu njyana ya gospel, numwe mu bantu twavuga ko ahagarariye gospel hano mu Rwanda, ari ku gasongero ukivuga indirimbo za gospel ku bantu mucuruza indirimbo cyangwa se ukivuga ngo ni iyihe ndirimbo za gospel wakumva uhita wumva umutwayo hajemo umuntu twakita Mbonye. Guys rero kambanze mbabwire ni nimero ni ya indi ushaka kwamamaza ni 0785475861, wakoze subscribe mbabwire ibintu bitangaje birenze byo kuri Eazy Mbonye mutari muzi. So mbaza ngo ni biki umunyapolitike we nabaye vice president wa Kenya kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu 2013, akaba umuyobozi w'ishyaka rya The Wiper Kalonzo Musyoka. Yakozwe ku mutima cyane n'indirimbo ni Nasiri ya Eazy Mbonye. Iyo ngoma ariko murayizi nimwe mu ndirimbo nziza cyane, ni indirimbo bita ni Nasiri ya Eazy Mbonye, ni indirimbo ndahamye neza iri mu ndirimbo nshyashya. Rero uyu munyapolitike abinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, Musyoka yasangije abamukurikira amashusho y'indi ari kubyiri na sasa arimo aririmba indirimbo. Ni indirimbo yambonye rwose, bonaga yuko ari indirimbo yamukoze ku mutima, ari indirimbo yamushimishije cyane kubona umuntu kwingo wabaye vice president w'igihugu yari kuririmba nk'indirimbo yawe apresi wo mu kindi gihugu, bari ibintu by'agaciro cyane. Yagize ati mu by'ukuri iyi ndirimbo niyo ndirimbo y'Imana yambonye, indirimbo y'Imana yambonye. So nakunze cyane, ni indirimbo nakunze aho yarengejeho amagambo avuga yuko ati Mbonye rwose Imana iguhe umugisha ndetse n'imirimo yawe yose, Imana ikomeze iyagura. Ngo ni amwe mu magambo ubwe uyu munyapolitike Musyoka yanditse ku rukuta rwa X. Urumva yuko umwana man, niba mujye mureba indirimbo za Mbonye, mujye muzireba rwose, ni zimwe mu ndirimbo iyo ugiye muri comment zazo usanga izo ndirimbo hafi ya zose comment ni z'abantu bari hanze. Usanga we love Mbonye from Nigeria, love Mbonye from Tanzania, love Mbonye from Kenya, gutyo nyine uba wumva ari abantu bamuguti turagukunda Mbonye, bakavuga n'ahantu baherereye, usanga ari abantu rwose yamaze kwigarurira imitima yabo. So nukuvuga ngo rero ni Nasiri ni imwe mu ndirimbo za Eazy Mbonye zikunzwe cyane bikomeye, ikaba imwe muri zigize album yise nk'umusirikare. Ni album aherutse njyango gushyira hanze, ni imwe mu ndirimbo zigize kuri album. Ni umuhanzi uteganya kumurika mu ijoro ryo kwa 25 Ukuboza 2023, indirimbo yakunzwe cyane by'umwihariko muri Kenya no muri Tanzania cyane, ko nibyo narimo mbabwira ni Kenya na Tanzania. Uyu muhungu araba afite baba, kuko yanamushyize ku rutonde rw'abahanzi bakunzwe cyane muri biriya bihugu bikoresha ururimi rw'igiswahili. Eazy Mbonye afite igitaramo cyo kumurika album ye nk'umusirikare kizabira muri Beka Arena ku itariki 25 Ukuboza 2023. Amatike amaze iminsi ibiri cyangwa se yes, amatike amaze iminsi 2 ari ku isoko. Mwagiye mibona abantu bagenda babipostinga bavuga uti amatike aracyahari, nimwe muri album zitegerejwe cyane. Reka mbabwire ngo rero mu gihe twese ku munsi ubundi aya matike yasohotse no munsi, iki gitaramo kiraza kuba no munsi. So mu gihe twese rero tukirimo tubivugaho, mu kanya gato reka tuze kuza kwinjira mu gitaramo cya Mbonye, ni mu kanya gatoya muri Beka Arena. So guys mukomeze muryohere. Meddy atitabira ubukwe bwa The Ben man.
ntago yitabira ubukwe bw'inshuti ye magara, bw'umuvandimwe, bw'umuntu bakuranye mani, bw'umuntu banyuranye muri byinshi mu rugendo rw'umuziki. Urabizi ukuntu bagiye muri Leta Zunze Ubumwe mani, bari bameze nk'impangano bajyama. Ntago nibaza impamvu The Ben Meddy ataba yaje mu bukwe bwa mugenzi we. So nukuvuga ngo Meddy witezweho kuza mu bukwe bwa The Ben na Pamela ntago yigeze abugaragaramo by'ibintu, kandi nanjye nakomeje mbona amashusho ariko ntago nigezemo mubona. So nibimaze iminsi bihuhiswa ko Ngabo Meddy Jobert wamenyekanye cyane nka Meddy azitabira ubukwe bwa Mugisha Benjamin wamenyekanye cyane ku izina rya The Ben, ariko ntabwo ari mu baza kubwitabira. Byagenze gute? Ntago turamenya impamvu The Meddy atitabiriye ubukwe bwa The Ben, ntago tuzi ngo bimeze bite, gusa ntago ngiye kumucira urubanza, ariko Meddy akana kirya karakagira. Bro, reka twigarukiye muri iyi mihanda rero. Ibirori by'ubukwe bwa The Ben bitegerejwe na benshi ku mugoroba wo kuri itariki 23 Ukuboza 2023 bitegerezwemo ibyamamare binyuranye muri abo ngabo harimo Meddy, ariko amakuru yizewe inyarwanda ifite amakuru yuko uyu mugabo atari mu baza bwitabe cyase atari mu bantu bari buze kuza kubwitabira. So tikiye kuko ubu ngubu narimo niba butaranarangira. Uwatanze amakuru yavuze yuko kugira ngo Meddy byibuze atahe ubukwe byari bumusabe kwitabira, byari bufate gufata indege twakita private jet ye bwite. Ariko yavuze yuko kugeza amasaha yangaya cyase mu masaha ashize akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Meddy atabashije kuhagera. Ese byagenze gute ubundi kugira ngo Meddy atabasha kugera hano hantu? So guys, ntago ndamenya impamvu. So nukuvuga ngo rero byari byitezwe yuko Meddy agera mu Rwanda aje gushyigikira ubukwe bwa mugenzi we bakuranye, babanye muri byinshi, ibihe bitoroshye banyuranyemo mu muziki. Byabyitezwe yuko kandi ko aza no kuririmba nyamara ni gusubiza amerwe mu isaho, kuko Meddy we ntago akibashije kugera ahangaje gushyigikira umuvandimwe we. So ntago tuze impamvu, gusa ubwo ngubwo impamvu nituyimenya nayo tuzayibabwira. So guys, reka mbabwire ngo rero ushaka kwamamaza wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0785455861. So reka manze nkwitse gukanda subscribe niba utarayikanda. Ingi nanone akaba ari Inongo TV show, akantu kagashow, ako kantu ariko k'inongo ubundi muzahano kavuye bro, ubundi akantu k'inongore ntago muzahana inongo yavuye bro. Hari abantu benshi bakomeza kumaza ngo ubundi inongo VIP bro. Hari ikintu nabonye mu Rwanda gikundwa, mu bintu nabonye mu Rwanda bikundwa harimo n'inyama. So inongo urabona kwa kundi nibugi brushette turatuboro turimo nyine kara kanuza kamwe niko bita inongo, twatuntu tuba dukase kuriya two twitwa inongo. Man, ngiye nkunda kurya brushette nyine to nafashe televiziyo yanjye nyitirira inyama inongo, kara kantu nyine k'inongo TV, kara kantu k'inongo tu. Niyo mpamvu nayise Inongo TV nyine tu. Ubwo mitikiyo TV ihinduka televiziyo, ni inyama ya televiziyo. Noneho ako kantu kagashoho ni ibi bitaramo nyine tuba turimo tujyana show, mba ngomba kubatama agashoho. So bro, reka mbabwira ngo nta ni musaza wabo guys. Why? Kubera iki Meddy natwe dufite profit yo kuba twabona Meddy ubukwe bw'umuvandimwe yabutashye. So ni ibirori rero by'ubukwe bwa The Ben bwabaye kuri no mugoroba, nanungu ntamye neze ko bukirimo kuba niba butararangira. Bwabaye kuri no museke 23 Ukuboza 2023. Ni bumwe mu bukwe bwari bwitezweho n'abantu benshi cyane, ni bumwe mu bukwe twari dutegereje turi benshi, ni bumwe mu bukwe mahana abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo hanze y'u Rwanda bari bashyigikiye uno muvandimwe, yuko ni umwe mu bukwe bwabushyigikiwe cyane kandi ni ubukwe bwari bufite urukundo rw'abantu batari bakeya hano mu Rwanda. So nukuvuga rero byari byitezwemo ibyamamare binyuranye, muri abo ngabo harimo na Meddy. Amakuru yizewe rero twamenye afite
dufite yuko twamenye nuko uyu mugabo atari mubaza kwitabira ubu bukwe. Uwatanze aya makuru yavuze yuko kugira ngo Meddy yitabire ubukwe kiretse habayeho kuba yafata indege iri private kugira ngo abashe kugira mu bukwe bwa The Ben. Cyakoza yakomeje avuga yuko mu masaha make ashize yarakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishatse kuvuga yuko Meddy atari bubashe kuza muri buno bukwe cyangwa atabashije kuhagera. Byari byitezwe yuko Meddy agera mu Rwanda aje gushyigikira mugenzi we. Banyuranye mu bikomeye, banyuranye muri byinshi, banyuranye mu bitoroshye mu muziki nyarwanda. Byari byitezwe kandi yuko aza no kuririmba, nyamara ni ugusubiza amerwe mu isaho kubera yuko ntabwo yigeze ahagera. Meddy rero wari witezweho mu bukwe bwa The Ben ntiyabashije kugera i Kigali. The Ben benshi bamufata nk'umuvandimwe wa Meddy, bameze nk'impanga, right, bameze nk'impanga. So umuntu rero wari umuri hafi, umuntu wamwambariye yari Dr. Muyomba Thomas, Dr. Tom Close, niwe wari best man wiwe. The Ben na Pamela basezeranye imbere y'Imana, bakaba bagiye kwakira bwa mbere mu rugo rwabo, baje kubashyigikira muri Kigali Convention Center. Niwe ubukwe bwabereye. Tom Close niwe wabaye pare wa The Ben. Yabereye umugisha, yamwinjije mu kiliziya, niwe waje umuherekeje nka pare we, yamwinjiza mu kiliziya. Ikindi kandi so reka ni ukuvuga ngo ubundi ku bantu muzi amateka rero ya Dr. Tom Close cyangwa se Tom Close, niwe winjije The Ben mu muziki, niwe muntu wamubereye urufatiro mu muziki. Akantu mukibuke, Tom Close kugeza n'ubu aracyakora, papari wanjye. Tom Close n'ubu aracyakora ibintu bimeze fresh. So guys, ni ibintu rero navuga yuko bimeze neza cyane kuba Tom Close yahabaye. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Ukuboza 2023. So nababwira yuko ari ubukwe bwiza cyane rwose, cyane kandi ubukwe bwa bwitezwe n'abanyarwanda batari bakeya. The Ben okay, uwabasezeranye bamwita Edmond, yatuye umugisha urugo rwa The Ben na Pamela, abasaba kuzakundana mu nzira zose. Ati tubisenze mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Uyu nguyu niko yabashije kuba yababwira. The Ben kandi yabajijwe niba nta cyatuma atarushinga n'umugore we Uwikiza Pamela. Yavuze yuko ntacyo isezerano rya Pamela ryubakiye kukubwira The Ben ko azamukunda kandi azamukundira, azamugandukira. Reka mbivuge gutya, azamugandukira, mbese azamwiha wese. Reka mbivuge gutya, yamubwiye ko azamukunda mu bihe byiza kugeza Yesu aje kutujyana. Ati bivuze mu izina rya Data n'iry'Umwuka Wera. Ayo ngana amasezerano Pamela yahaye umugabo we, papari wanje. So guys, reka twivugiye tuti yabwiye The Ben ko ari inshuti ye kandi ko bazabana nawe ubuzima bwe bwose. Yari cyifuzo none akaba ari umwami w'umwana official. Of course nyiracyari wa mwami cyangwa se unyite musaza wabo nyawe bro. Noneho reka igitaramo cya Yago tukive imuzi n'imuzingo bro, tugihere hasi tukigeze hejuru, cyangwa tugihere hejuru tukigeze hasi. Udushya twaranzemo abagiye baraburiza. So ni ibintu tugiye kuganiraho, tuganire kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'ubuhanzi yes, Dr. Utuma Twishima
nawe yahitabiriye ndagenda mbabwira udushya twaranze igitaramo Yago yamurikiyemo album ye ya mbere bro. So kanoneho mpita nanjye mbabwira ngo ariko banza kandi subscribe bro, kanda subscribe niba ukibona ino video utarayikanda please, hasi ndakwinginze ciye bugufi kuri wowe kanda subscribe. Ikindi niba nta kintu bigutwaye sharing ino video, niba kandi nta kintu bigutwaye ubihereza abantu, kandi nanone ushaka ko ibintu byatumenyekanisha kuri buri video, mbibutse yuko ku munsi ngerageza kuba nashyira video byibuze 5, byibuze video 5 ku munsi. Urumva video nshyiraho mu cyumweru, urumva video nshyiraho mu kwezi. Ushaka kwamamaza rero kugira ngo ibintu byatugumye tubigufashemo ni 0785758586 na amafaranga make bro, ntago biba birenze. So reka twigarukire kudushya twaranze igitaramo cya Yago, noneho tukiva hasi tukigeze hejuru. Ubundi kanene nabibabwiye ariko ntago nabibabwiyeho neza. Mbibutse yuko turibuze no kuganira ku bukwe bwa The Ben, ubukwe bwa butegerejwe. Reka tubanze tunyarukire muri iyi mihanda bro, So mbaza ngo niki kirimo kivugwa muri ino mihanda. Tariki ya 22 Ukuboza 2023 ni umunsi utazibagirana mu bitekerezo bya Nyarwaya Innocent wamaze kubaka izina mu muziki nka Yago Pondati. Ikindi kandi yamaze kubaka izina mu nyamakuru nka Yago Forever. So nukuvuga ngo rero uwamuritse album ye ya mbere yise Suwejo, kuko mugambi w'Imana Suwejo, from Tauge and to Kejeri. Uyu nguyu ni umwana w'Itabago rero wamuritse album ye ya mbere. Na album yari itegerejwe n'abantu batari bakeya, gusa mu bahanzi bari bitezwe yuko bazayitabira bose ntago ariko baje. Haje abahanzi 3, umuhanzi 8 bari buze. Ndagenda nkubwira udushya twagiye turangwa byarakaje abantu, ese abapfuye iki niki. Harimo abapfuye ubusa n'abandi nka DJ Philipita na WJ Chris Eazy, mpamvu ataje, nyine ibintu byinshi. So uyu muhanzi rero umaze umwaka umwe mu mwuga cyangwa se atangira urugendo rwa muziki. Iki ni igitaramo cye cyari gisanzwe cyitezweho n'abantu benshi yuko kizaba icy'amateka, cyangwa se ni igitaramo cyari kihanzweho amaso na benshi, kambivuge mu buryo bwumvikana bakurikira imyidagaduro mu Rwanda, bitewe n'inkuru zavuzwe kuri uyu muhanzi mu bihe bigiye bitandukanye. Papari wanjye. So guys, cyabereye muri Camp Kigali cyaranzwe n'amashimwe akomeye cyane kuri Yago, washimiye Imana n'itangazamakuru ryamubaye hafi mu kwamamaza iki gitaramo. Iki ni igitaramo nagiyemo na Mitsutsu ba Pazo Comedy, muramuzi muri Genesis na hehe. Ni igitaramo kirimo abahanzi cyarimo ba Karigombe n'abandi benshi bagiye bakitabira, abandi mbati ndetse man kanze mbatemo bro. So ni igitaramo cyarimo udushya twinshi, ndetse Yago yashigikiwe cyane bikomeye cyane n'abahanzi barimo Ziho Trap, bushali, niyo Bosco, Aline Gahongayire, Double J, Kiriko Akiri, MC DJ Philipita, itsinda rya Symphony Band ndetse na Surprise ndetse n'abamufashaga ku rubyiniro. Yago yahanutse ku rubyiniro, akako niko kantu ka mbere rimwe. So guys, iyi mihanda bro, reka mbabwire ngo ku bantu mutabashije gukurikira kino gitaramo, Yago yahanutse ku rubyiniro. Mbaza ngo Yago yahanutse ku rubyiniro bigenze gute? So nukuvuga ngo Yago ubwo yarageze ku rubyiniro arimo aririmba indirimbo bita Suwejo, umwe mu bakunzi be yaciye muri humye abashinzwe umutekano ajya ku rubyiniro, maze undi aramuhobera bikomeye cyane, biratinda bigera naho umwe mu bashinzwe umutekano amukurura. Ibaza nayo gukurura umuntu wahoboye indariko shinzwe umutekano nawo. So guys, iyi mihanda bro, reka twigaruke muri ino mihanda rero. Nukuvuga ngo yamukuruye, baramanukana ku rubyiniro, Yago ajya hasi ndetse n'uwo mubyiniro. Yago yakomeje gusakuza abwira uwo nguwo wari ushinzwe umutekano, amubwira ati reka uyu musore mwihorere, gusa ushinzwe umutekano ntago yigeze amwumva.
ntabwo igeze amwumva, ndakeka ubwo harimo nk'akavuyo. Byarangiye rero bahanukanye. Icyo ngicyo ni kimwe mu dushya twaranze igitaramo cya Yago Pondati. Icya kabiri rero turagaruka kuri Minisita Dr Utuma Twishima watashye atabonye Yago aririmba. So ni ukuvuga ngo Minisita w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jeanne Paul Abdul watumiwe muri iki gitaramo yahageze. Iki gitaramo gusa yatashye igitaramo cy'uyu muhanzi kitarangiye atabonye uburyo Yago ayaririmbyemo, cyangwa se atabonye uburyo Yago yageze ku rubyiniro. Amasaha yari yakoze hafi saa 5:30 z'ijoro. Minisita Dr Utuma Twishime rero waherekejwe n'umuryango we yari yaje mu gitaramo asohoza isezerano yemereye Yago ko ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda ko azaza muri iki gitaramo. So guys, ikindi rero nababwira cyo reka tunafata cyane mani dushimire minisita wacu kuko byibuza bigaragara ko adushyigikira muri buri kimwe. Kubona umuminisitiri nk'uyu nguyu rero aba yitabiriye ari ibintu by'agaciro. Nicyo gihe cyo kugira ngo natwe tujye tubanza twige no gushima bro. Reka twigarukire muri iyi mihanda bro. Nanababwiye ngo udushya twose muzajya mudusanga ku Mwami w'Umwana official. Mwewe kandi subscribe nkwereke gusa. So icya gatatu cyaranze iki gitaramo cya Yago Pondati ni ugushwana kwa DJ Philip ndetse n'abahanzi baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nari nabibabwiye mu gitondo ndi kubabwira ni DJ Philip na Double J bakozanyijeho bashwanye bikomeye cyane muri iki gitaramo rero. Kandi ubwo Double J yarageze ku rubyiniro yinubiye uko yacurangiwe ndetse na DJ Philip kugera naho batumvikana ku ndirimbo yamucurangiraga. DJ Philip wari uyoboye iki gitaramo yagezaho akura ku rubyiniro uyu muhanzi wari uturutse mu gihugu cy'u Burundi gucuranga indirimbo yamukuye ku rubyiniro bro. Kwa kundi uri muririmba nk'indirimbo zawe uri mushimisha abantu n'iki, byarangiza akatazamuramo izindi ndirimbo. Byarangiye DJ Philip rero ubwo Double J arimo aririmba acurangiyemo indirimbo Suwejo. Sinzi ikintu bari bapfuye gusa biravugwa yuko DJ Philip mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, ku bantu mwabikurikiye, DJ Philip yabajijwe impamvu ya biriya bintu byose. Philip yavuze yuko bo ntago bigize batanga indirimbo bakenewe yuko bazaririmba. Kwa kuno umuhanzi avuga uti nge nzarimba izi ndirimbo izi nizo uzaba uzifite. So ni ukuvuga ngo rero Philip yatangaje avuga yuko izo ndirimbo zitari zihari, byasabaga yuko ajya kuri internet kuzikuraho kandi network cyangwa internet yagendaga gake. Ibyo rero ntago byaje gushimisha Double J kubera yuko indirimbo nsabaga yasangaga DJ Philip atayifite. Philip we niko yabisobanuye, gusa byarangiye Double J yahisemo kuva ku rubyiniro adasezeye bitewe nuko Yago yahise acurangiyemo Suwejo undi abura uburyo bigenzo. Mu makuru agera ku gihe rero yavuze yuko Double J yageze mu Rwanda ategewe indege inshuro ebyiri, dore ko iya mbere yabanje kumusiga bitewe na gahunda nyinshi yari afite kuri uwo munsi. So ni ukuvuga ngo rero akiri waje mu gitaramo avuye gufata impamyabumenyi. Murabizi neza yuko yaravuye gufata impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye, yageze ku rubyiniro atishimye cyane bitewe n'ibyo yari amaze kubona kuri mugenzi we. Yabwiye DJ Philip ko ibyo arimo gukora atari byiza. Uyu muhanzi niko yamubwiye. Uyu muhanzi kandi byageze aho aririmba indirimbo ya Jay Polly yise Inshuti Nyazo akomereza kuri Rara, gusa nayo yayirimbyeho igice, ntabwo yigeze ayiririmba yose gayisoze. So nukuvuga rero ava ku rubyiniro atarangije, gusa yashimiye abari baje gushyigikira Yago yashimiye aba bahanzi baturutse mu gihugu cy'u Burundi bakaza kumushyigikira, ababwira yuko ibyababayeho nta ruhari we yigeze abigiramo. Iki ngiki ni cya kane harya ni icya gatatu narimo mbabwira. So guys, iyi mihanda bro, reka twigarukiye muri no mihanda ya Kigali n'imihanda ya social media muri rusange. Reka tuvuge ngo Yago yarakajwe bikomeye cyane n'ibya Chris Eazy. Ese mwakibaza ngo Chris Eazy byagenze gute? We na Yago byaje kugenda gute? Kubera iki Chris Eazy ataje mu gitaramo cya Yago?
ibyo nibyo tugiye kureba ibya Chris Eazy na Yago mbabwiye byinshi ariko kambabwira nongeraho n'ibya Chris Eazy na Yago mani ntabwo nzi impamvu umuntu umaze gukora indirimbo nyatse umuntu umaze kugira akazina gakeya sinzi niba Chris Eazy afite ibiceri bifatika gusa ibyo yakoreye Yago ntago ari fresh to ntago nzi impamvu yabimuteye gusa biravumani nta mpamvu yatuma utagera ahantu. So Yago rero yatumiye abahanzi bagera ku 8 ndakeka nimba babwiye hejuru muri iki gitaramo cye cya mbere ya gusa cyagaragayemo abahanzi bagera kuri 6. Yago yavuze yuko Leveson indege ya Leveson ni umuhanzi w'umugande indege yagombaga kumuzana i Kigali yamusize bituma atabasha kwitabira iki gitaramo gusa yamwohereje amashusho yisegura ku banyarwanda bari bamutegereje kwakunda avuga uti bro ngewe dore nguko ukuntu byagenze nyina risobanura. Yego ubwe nababwire ko Yago ubwe yarabajijwe ku cyatumye Chris Eazy ataza mu gitaramo cye yanze kuri pana avuga yuko nubwo atamwishyuye atarakwiriye gukinira ku gitaramo cye uko yiboneye kose ngo yagize ati niba wemeye gushyigikira umuntu yego nta mafaranga nabahaye ariko aba basore narabashimiye ariko kugira ngo baguhe amashusho cyangwa se baguhe n'amashusho matoya kugira baguhe n'amashusho matoya yamamaza iki gitaramo biba ari ikibazo. Ibaze umuntu uri ku mapro zamamaza igitaramo akifata agafata amashusho avuga yuko igitaramo kizaba ku itariki itandukanye ni yari iri kuri gahunda. Sinzi indirimbo umaze gukora ngo ni uko zingana nuko zakunzwe ku buryo wanyima amaboko yawe. Yago niko yavuze. So icyo rero biri mu bintu byababaje Yago cyane. So guys reka twigarukiye muri iyi mihanda ya Kigali tugaruke ku munyarwenya umwe mu banyarwenya bakomeye cyane bafite izina rikomeye cyane witwa Mitsutsu. Ubu ngubu isitekereza ngo Mitsutsu we noneho we yakoze iki ni iki cyabaye kuri Mitsutsu muri iki gitaramo cyo gushyigikira Yago. Niba ushaka kubimenya ushigeneye kumenya n'ibindi byinshi kanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera neza. Ikindi kandi nakubwira yuko ushaka kwamamaza nimero ni yandi ni 0785755861. So reka tuvuge mu gusinda kwa Mitsutsu. So guys ni mihanda bro, reka twirebere muri ino mihanda bro. Gusinda kwa Mitsutsu kwatumye amanurwa ku rubyiniro nabi. Mwana Mitsutsu nararankoma. Umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filimi. Mitsutsu ni umwe mu byatabiriye iki gitaramo gusa imyitwarire ye yatumye hibazwaho byinshi dore ko byagaragaraga yuko yari yasinze, reka mbivuge gutyo. Yanyweye inzoga, yanyweye agasembuye kenshi birangira amanuwe ku rubyiniro nabi ubundi yatsinze bigira naho ajya yurira kuri stage akaharyamibaza ariko bro iri zina riragoye kurikorera ariko byoroshye kuba ryasenyuka. So ni ukuvuga ngo rero umuntu amaze gukora izina nk'iri imyitwarire ibikwiye guhinduka. Benshi bavuze ko yari yanyweye bikabije kandi koko niko byagenze. Reka tugaruke noneho kuri Yago ndetse n'ababyeyi be n'impano Yago yahaye ababyeyi be n'impamvu yabahaye iyo mpano. Nyarwaya Innocent wamamaye cyane nka Yago yashimiye byimaze ababyeyi be bose bari muri iki gitaramo abaha impano y'ifoto yishushanyijeho Perezida Kagame. Yago yavuze yuko ababyeyi be iyi mpano yavuze impamvu yabahaye iyi mpano bitewe nuko afata umukuru w'igihugu ko umubyeyi amufata umukuru w'igihugu nk'umubyeyi we, ko umubyeyi we kandi ari rimwe na rimwe ajya amuha impapuro cyangwa se impanuro
ajya muhimanura amubwira yuko yiganye na Perezida Kagame, bityo rero akamusaba kutazamusebya. Ati wowe warwana we, reka nkubwire ngo njye niganye na Perezida bro, wacyana we ibyo nibyo uba wigira, njye niganye n'umusaza bro. Rero uzibeshye usebye umukuru w'igihugu. Twe twariganye, bibutse yuko umubyeyi wa Yago yiganye na muzehe mu ntare muri igihugu cya Uganda muri promotion imwe. Ubwo renge niganye nicanye ku ntebe najyaga nanamukopeza ariko yamubeshye. Ati umunyamakuru w'igihugu, umukuru w'igihugu rero ni umuntu ukomeye cyane kuri twe ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni ikigaragaza yuko umufata gusa, umufata nk'umubyeyi wanjye. Ujye umufata nk'umubyeyi wawe, ujya umukunda. So ni ukuvuga ngo rero ayo ngayo nimwe mu magambo papa we yakuze akunda kumubwira. So ntago turasoza, katurebe ibintu dusigaje kuvuga ku bintu bibiri. Tugiye kuvuga ku kintu cya Anita Pendo. Anita Pendo ntago tugiye tumuvugaho. So guys, Anita Pendo we byagenze gute sasa? Anita Pendo ubundi yafatanye na DJ Philipita paka show irangiye. So nukuvuga ngo Anita Pendo rero wari uyoboye iki gitaramo, yagiye igitaramo kitarangiye. MC Anita Pendo, ubundi Anita Pendo ni umunyamakuru mwiza, akaba MC, akaba mu DJ, mbese Anita Pendo ararenze tu. Anita Pendo rero wari mu bayoboye iki gitaramo, yakiriye abahanzi babiri bonyine. Yakiriye Bushali ndetse na Zeho Trap, ubundi ahita agenda saa 5:30, dore ko yari afite akazi i Musanze. Abantu bagira akazi bro. So reka tugaruke rero kuri Yago wahawe impano, wahawe ikibanza mu mujyi wa Kigali. Baza ariko umuntu gutama ikibanza bro. Yago yemerewe kuzahabwa ikibanza mu mujyi wa Kigali nubwo kubwo kwitwara neza ku rubyiniro. Ni ikibanza yahawe na Marshal Deli. Yes, ni imwe mu masosiyete ikora ubucuruzi bw'inzu n'ibibanza hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. So guys, ndaje ngene mbereka amashusho y'abantu bitabiriye igitaramo uko byari bimeze. Ndaje ngene mbereka amashusho y'ukuntu abantu bari ndabona Yago hanga ku rubyiniro hanuka bro. Kandi tubigeruke, ndabona wo Zeho Trap shimishije abantu batari bakeya. Ndahabona ababyeyi ba Yago bro, abakunzi b'umuziki ba Yago. Iki ni iki bitabiriye igitaramo, batashye banyuzwe n'igitaramo. Mbabwira yuko ari Nisana Junior Rumaga bagiye gushyigikira Yago mu gitaramo cyiwe, nabo bari baje. Ari na Gahongayire waririmbye muri iki gitaramo. Ari Nisano yishimiye bikomeye cyane ku rubyiniro Yago. Ni iki dore wa mukobwa wahaye Yago akamiliyoni. Baza ariko bro reka zikoresha. So guys, ndeka twigarukiye ku bukwe bwa The Ben na Meddy nako na Pamela. Tunibaza tuti murabizi yuko Meddy reka tatashye buno bukwe, mushobora kuba mutabizi. Noneho reka turebere hamwe se Meddy waye atigeze ataha ubukwe. So nuko ngo Meddy rero ni umwe mu bahanzi cyangwa se umwe mu bantu b'inshuti na The Ben kuva mu bwana bwabo. Murabizi ibintu banyuranye mu bihe bitoroshye mu muziki, mu rugendo rwabo barakuranye. Urumva biba bigoye kubona umuntu nka Meddy. The Ben aramushyigikiye mu bukwe bwe yaririmbyemo, abantu barabyishimira. Meddy rero ntago yabashije kujya mu Rwanda. Meddy wari witezweho mu bukwe bwa The Ben na Pamela ntago yigeze bugaragaramo. So nuko ngo mu minsi ishize hakunze guhihwiswa yuko Ngabo Midede Gilbert wamenyekanye cyane nka Meddy azitabira ubukwe bwa Mugisha Benjamin, ariko ntabwo yabashije kubutaha cyangwa ntabwo yabashije kubuzamo. So guys, why? Kubera iki Meddy natwe dufite profit yo kuba twabona Meddy ubukwe bw'umuvandimwe yabutashye. So ni ibirori rero by'ubukwe bwa The Ben bwabaye kuri mugoroba, nanone ntamye neza ko bukirimo kuba niba butararangira.
bwabaye kuri no museke 23 kozi 2023 ni bumwe mu bukwe bwari bwitezweho n'abantu benshi cyane, ni bumwe mu bukwe twari dutegereje turi benshi, ni bumwe mu bukwe abanyarwanda ndetse n'abandi bantu hanze y'u Rwanda bari bashyigikiye uno muvandimwe yuko ni umwe mu bukwe bwabishyigikiwe cyane kandi ni ubukwe bwari bufite urukundo rw'abantu batari bakeya hano mu Rwanda. So nukuvuga rero byari byitezwemo ibyamamare binyuranye, muri abo ngabo harimo na Meddy. Amakuru yizewe rero twamenye dufite yuko twamenye nuko uyu mugabo atari mubaza kwitabira ubu bukwe. Uwatanze aya makuru yavuze yuko kugira ngo Meddy yitabire ubukwe kiretse habayeho kuba yafata indege iri private kugira ngo abashe kugira mu bukwe bwa The Ben. Cyakoza yakomeje avuga yuko mu masaha make ashize yarakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishatse kuvuga yuko Meddy atari bubashe kuza muri buno bukwe cyangwa atabashije kuhagera. Byari byitezwe yuko Meddy agera mu Rwanda aje gushyigikira mugenzi we. Banyuranye mu bikomeye, banyuranye muri byinshi, banyuranye mu bitoroshye mu muziki nyarwanda. Byari byitezwe kandi yuko aza no kuririmba, nyamara ni ugusubiza amerwe mu isaho kubera yuko ntabwo yigeze ahagera. Meddy rero wari witezweho mu bukwe bwa The Ben ntiyabashije kugera i Kigali. The Ben benshi bamufata nk'umuvandimwe wa Meddy, bameze nk'impanga, right, bameze nk'impanga. So umuntu rero wari umuri hafi, umuntu wamwambariye yari Dr. Muyomba Thomas, Dr. Tom Close, niwe wari best man wiwe. The Ben na Pamela basezeranye imbere y'Imana, bakaba bagiye kwakira bwa mbere mu rugo rwabo, baje kubashyigikira muri Kigali Convention Center. Niwe ubukwe bwabereye. Tom Close niwe wabaye pare wa The Ben, yabereye umugisha, yamwinjije mu kiliziya, niwe waje umwerekeje nka pare we, yamwinjiza mu kiliziya. Ikindi kandi so reka ni ukuvuga ngo ubundi ku bantu muzi amateka rero ya Dr. Tom Close cyangwa Tom Close, niwe winjije The Ben mu muziki, niwe muntu wamubereye urufatiro mu muziki. Akantu mukibuke, Tom Close kugeza n'ubu aracyakora, papari wanjye Tom Close n'ubu aracyakora ibintu bimeze fresh. So guys, ni ibintu rero navuga yuko bimeze neza cyane kuba Tom Close yahabaye. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 23 koza 2023. So nababwira yuko ari ubukwe bwiza cyane rwose, cyane kandi ubukwe bwa bwitezwe n'abanyarwanda batari bakeya. The Ben okay, uwabasezeranye bamwita Edmond, yatuye umugisha urugo rwa The Ben na Pamela, abasaba kuzakundana mu nzira zose. Ati tubisenze mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Uyu nguyu niko yabashije kuba yababwira. The Ben kandi yabajijwe niba nta cyatuma atarushinga n'umugore we uwikiza Pamela. Yavuze yuko ntacyo isezerano rya Pamela ryobakiye kukubwira The Ben uko azamukunda kandi azamugandukira. Reka mbivuge gutya, azamugandukira, mbese azamwiha wese. Reka mbivuge gutya, yamubwiye ko azamukunda mu bihe byiza kugeza Yesu aje kutujyana. Ati bivuze mu izina rya Data n'iry'Umwuka Wera. Ayo ngana amasezerano Pamela yahaye umugabo we, papari wanje. So guys, reka twivugiye tuti yabwiye The Ben ko ari inshuti ye kandi ko
bazabana nawe ubuzima bwe bwose. Yari cyifuzo cy'ubuzima bwe, yamubwiye yuko amukunda cyane kandi nawe abizi neza yuko Pamela amukunda cyane. Pamela yabwiye The Ben ko afite umutima wihariye watumye ibihumbi by'abantu baza hano kudushyigikira. Edmond ati ayo niyo magambo yabo, aho yamubwiraga yuko azamukunda kandi iteka ryose. Amasezerano bagiranye ntago nibugende nayababwiye. So guys, reka mbashimire mubwiye ngo rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro twabateguriye. Nimero ni yindi 0785458661. So ushaka kwamamaza nabyo birakunda cyane. So ndahaje mu kanya gato ndahita mbagezaho ibya Philip yita Double J Kiriko Akiri Chris Eazy na Minister Dr. Ultima twishima. So guys, Yago Pondati bushali uwo twakita Junior Magarine Gahongayire Aline Sano n'abandi mu bari bitabira DJ Anita Pendo ikaba na MC. Ese igitaramo cya Yago cyari kimeze